Inshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro mumaze kumenyera muri benshi, kirebera hamwe ingingo zitandukanye ku buzima. Turabasuye, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, kandi dukomeje kubashimira ukuntu mukomeza kubana natwe, muduha ibitekerezo, munadukora subscribe kugira ngo tugendere hamwe nk'umuryango umwe, tumenya amakuru yatugirira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, ku buzima bwacu. Twagarutse rero nk'uko twabibasezeranyije mu kiganiro ku ndwara ya diyabete. Iki kiganiro kigamije kukugezaho by'umwihariko ibimenyetso biranga umuntu urwaye diyabete, cyangwa se bikamubera nk'itara ritukura, nk'ihoni, kugira ngo afate ingamba, kubera ko umubiri utanga ibimenyetso iyo hari ikitagenda neza. Hari igice cya mbere rero, nk'uko twabibonye muri icyo kiganiro, twasanze diyabete ari indwara yigaragaza umuntu afite igipimo cy'amaraso kiri hejuru y'icyo yakagombye kugira. Abaganga bakatubwira yuko umuntu wundi muzima yakagombye kugira amagarama 0.70, nibura 0.70 by'amagarama y'isukari mu maraso, muri litiro y'amaraso, kugeza ku igarama 1.10 by'isukari muri litiro y'amaraso. Iyo byazamutse bikazamuka bikagera kuri igarama 1.26, aho ngaho umuntu aba ageze muri diyabete, kandi biba bigoye gusubira inyuma igihe muganga yemeje yuko ari diyabete, kuko diyabete ni indwara koronike, bivuze ko indwara igenda ikura kandi bigoye kuyivura ngo ikire burundu. Twavuze ibijyanye na girisemi, ko ari ikigero nyine, igipimo cy'isukari mu mubiri w'umuntu, ndetse tuvuga n'ibijyanye na antikoro yitwa insuline. Iyi ngiyi ikaba ifasha umubiri w'umuntu kuguma ku gipimo cyiza cy'isukari mu maraso ye. Uwo musemburo cyangwa se iyo antikoro ikaba ikorwa n'inyama y'urwagashya, ariyo bita pankreya, aho isukari idakenewe nyinshi ishobora koherezwa umwijima ukayibika, ikazakoreshwa nk'imbaraga umubiri ukeneye mu minsi yigiyeyo, cyangwa igihe umuntu adafite isukari ihagije. Insuline kandi ituma imbaraga zinjira nyine mu serire zibona ibyo zirya. Iyo serire zitabonye ibizigaburira zishobora gupfa. Niyo mpamvu rero abantu ba diyabete hari igihe usanga bashobora kugira ibintu by'ibisebe, cyane cyane ahagana aho amano arangirira, cyangwa se intoki. Abantu bafite diyabete turabirebera hamwe n'ibindi bimenyetso ahagana muri teriminezo y'amaguru cyangwa y'intoki, ugasanga bafite ikibazo nyine, kubera amaserire amwe n'amwe agenda apfa kuko atabona ibiyagaburira. Muri rusange rero kwari ukukwibutsa, twanavuze amoko ya diyabete, tuvuga ko haba diyabete di tipe 1 y'abantu bashobora kuyivukana cyangwa bakayirwara mu minsi ya mbere, mu myaka ya mbere, antuka mbere y'imyaka 25, kubera ko umubiri wabo uko uteye usanga ahubwo ukora izindi antikoro zijya kurwanya ya insuline. Ibyo bigaturuka kuri heredite y'umuntu, amaraso ye, aho avuka, ababyeyi be muri rusange. Hari diyabete di tipe D,
iyi ngiyi ikajya igaturuka ku mibereho umuntu abaho, cyane cyane ibijyanye n'imirire, ugasanga nibyo yagiye akuramo. Iyo harimo isukari nyinshi, iyo umuntu arya ibijyanye n'isukari cyane, akarya ibijyanye n'amavuta cyane, kandi nanone akaba ari wa muntu udakora imirimo cyangwa ngo akore akitivite fizike, siporo zitandukanye, uyu nguyu aba afite ibyago byo kurwara diyabete di tipe 2, kuko imbaraga zimwinjiyemo cyangwa se amasukari amwinjiyemo, ibyo byose bidakoreshwa, ahubwo ugasanga bimuteye ikindi kibazo. Hari na diyabete di tipe 3, iyo ngiyo bayita diyabete gesitashioneri, iyi ngiyi ikaba yibasira abagore batwite, noneho ariko iyo bamaze kubyara usanga irangira. Diyabete nanone yibasira abantu babyibushye, bafite obezite ku kigero batakagombye kubyibuhaho ugereranyije n'ibiro byabo, ugereranyije n'uko batuye, ntabwo ari byiza kubyibuha ngo urenze urugero. Niyo mpamvu buri muntu wese ubyibushye ku kigero kirengeje bamugira inama yo kugabanya ibiro, n'umurwayi wa diyabete iyo agabanyije ibiro hari igihe bimufasha ugasanga amerewe neza. Hari n'abandi bantu rero, hari diyabete tipe 5 usanga bafite anomali, ni ukuvuga hari uko bavutse, hari ubudasa baba bafite, usanga bitaborohereza, ugasanga hari inyama zidakora neza cyangwa hari ingingo zimwe na zimwe zidakora neza, nk'urugero nka ya pankereya, urwagashya iyo rudakoza imirimo rwakagombye gukora ngo ruproduise insuline, insuline ijya gutuma ikigero cy'isukari cy'umubiri gikora neza, usanga bano bantu bashobora kugira ikibazo cya diyabete. Uku kwari ukukwibutsa mu magambo yihutishwa. Ikindi kintu nagaruka mu bintu bijyanye no kukwibutsa, ni uko diyabete ishobora gufata abantu bakuru cyane cyane, ariko n'abakiri batoya nyine nakubwiye ku bijyanye na diyabete di tipe 1, n'abantu bakiri batoya hari igihe bayirwara, ndetse n'abakiri batoya rwose, hari abana batoya bavukana diyabete, ubuzima bwabo bwose bakabunyuramo bagomba kubatera insuline cyangwa bagomba gufata regime zitandukanye zibafasha nyine kubona wa musemburo cyangwa ya antikoro ijya kubafasha kujera gukora gestion y'isukari mu mubiri wabo. Ibyo simbitindeho rero, reka mbabwire noneho ibimenyetso. Kino kiganiro twakigeneye ibimenyetso, by'umwihariko ibimenyetso by'abantu barwaye diyabete, cyangwa se umubiri wabo urimo kubabwira yuko bagomba kwitonda kubera bafite ibyago byo kurwara diyabete. Aba ngaba bakaba babita ko baba bari muri prediyabete, ni igipimo kiba cyegereye cya kindi cy'amagarama 1.26 mu maraso. Iki gipimo ugifate mu mutwe, nicyo umuntu aheraho avuga ngo afite diyabete, kwa muganga bakaba babyemeza. Ariko iyo bikiri hasi, haba hari igaruriro, aba afashe ingamba, bishobora kumugirira akamaro akamererwa neza ntazanayirware. Hari ibimenyetso rero by'abantu barwaye diyabete. Ibimenyetso ni ibihe rero? Ikimenyetso cya mbere ni uko umuntu ufite diyabete ashobora kwifuza kwihagarika kenshi gashoboka ku buryo budasanzwe. Ibi ngibi bakaba babyita poliyuri mu rurimi rw'Igifaransa. Hari kandi n'inyota nyinshi. Umuntu urwaye diyabete cyangwa ushobora kuyirwara iyo afite isukari nyinshi mu mubiri,
ashobora kugira ikibazo cyo kugira inyota, agakenera kunywa ibintu byinshi, na nijoro cyane cyane agakenera kunywa. Ibi ngibi babyita polydipsy. Ikindi nanone, umuntu urwaye diyabete ata ibiro, ujya kubona ukabona arananutse ku buryo butangaje, ku buryo buri wese, ku buryo bugaragarira amaso. Ikindi ni ibibazo bijyanye n'uruhu rwe, probleme dermatologique, ugasanga afite amabara ku ruhu rwe, amasekera n'ibindi byose bishobora kuza. Ibi ngibi iyo umuntu abifite ku mubiri uba ugomba kwisuzumisha bakakurebera ko nta kibazo, nta sano byaba bifitanye na diyabete. Hari ikibazo cyo kureba. Buriya mu jisho ryacu, kano kantu k'umukara gatuma umuntu areba bakita retine. Iyo umuntu rero arwaye diyabete karagenda kakangirika, ugasanga ijisho rye ryabaye nk'umweru, ka kantu k'umukara kahinduye ibara kubera ikibazo nyine cy'amaso. Ashobora kumva ashonje, akifuza kurya buri kanya, nacyo ni ikimenyetso cy'indwara ya diyabete. Ibimenyetso nkubwira bishobora kuzana mbere ya diyabete, hahandi umubiri ubwira umuntu ko hari ikibazo. Hari umunaniro ukabije, kandi yumva atamerewe neza mu maguru ndetse n'intoki, akumva wenda harimo nk'uburyaryate, byanakomera rwose hari igihe azana ibisebe. Kandi ibisebe bya diyabete ndakeka ari amakuru azwi cyane, ntabwo bikira vuba. Umuntu wa diyabete ashobora kugira ibibazo by'uruhu, probleme dermatologique, ugasanga uruhu rwe rwajeho utuntu tw'utubara, udusekera, cyangwa rukumagara, ukabona rwumagaye ku buryo budasanzwe. Ikindi nanone, ashobora gukenera kwishimashima ku ruhu rwe cyangwa rugakomera, nko mu ruhu rw'ikirenge. Umuntu wa diyabete ashobora kunanuka nk'uko nabikubwiye, ariko hari n'igihe afata ibiro byinshi cyane cyane ugasanga ntibisanzwe. Umuntu wa diyabete iyo amaze kurya nanone yumva afite umunaniro. Umuntu wa diyabete agira ikibazo mu bijyanye no kuzuza inshingano cyangwa z'abashakanye, na biriya byishimo bijyanye nabyo. Ugasanga hari amagambo ntabashije gukoresha aha ngaha, ariko murabyumva, diyabete naho hariya hantu iragenda ikahangiza, umuntu ntabashe kubigeraho. Ikindi ni uko umuntu wa diyabete ashobora kugira ikibazo iyo bikomeye, diyabete yarakomeje kuzamuka, ashobora kugira AVC, kuko inyama zo mu nda burya zirakorana, urwagashya nakubwiye rukorana n'impyiko, rugakorana n'umwijima, bigakorana n'umutima, bigakorana n'ubwonko. Ubwo rero AVC nayo ishobora kwigaragaza muri runo rwego. Muri rusange rero ibimenyetso ni ibyo ngibyo. Igihe ubibonye, nyamuneka cyangwa wibonyeho akantu
kadasanzwe, haba ku ruhu, haba mu mikorere y'umubiri wawe, washobora kwihutira kujya kwa muganga bakagufasha. Ikindi kimenyetso ni amenyo yangirika ugasanga yaracukunyutse kandi yahinduye ibara, ibyo byose bigaterwa nyine na ya sukari akenshi umuntu aba yaragize akamenyero mu mirire ye n'ibindi biryo bikungahaye mu isukari. Amenyo aragenda rwose agahindura ibara, amwe akanavamo, ugasanga ntabwo asa neza. Ni ibyo rero nari naguteguriye uyu munsi bijyanye n'imikorere no kwirinda indwara ya diyabete. Abayirwaye mbifurije kwihangana kandi bakomeze gukurikiza amabwiriza ya muganga kuko birafasha, imiti bayikurikize neza, kandi dukomeze kubashyigikira mu buzima bwa buri munsi. Ababarwaje nabo mukomere, ndizera ko ano makuru yabafashije, mugire amahoro turi kumwe. Wibuke gukora subscribe, like na share. Njyewe ni Celine Uwera, urubuga ni Ntayorwa. Niba hari n'ibindi mwifuza ko twabaganiriza mwabitubwira tukabikoreraho ubushakashatsi. Murakoze rero, mugire amahoro. Hari ikindi kiganiro tuzagutegurira kijyanye n'imirire mu rwego rw'indwara ya diyabete.